Hello my people, what's up, umeze mute? Hari akazuba keza cyane. Turimo turatembera nk'ibisanzwe, so uyu kugira ngo mbabyire cyangwa mbahereze ibibazo 10 cyangwa se 11 bizagufasha cyane kongera kumenya umukunzi wawe. Nabahaye video y'ubushize, nabonye mwarayakiriye neza, so nongeye mbategurira ibibazo muri make biratuma ikiganiro cyanyu kigumya kubaho cyiza cyane. Usanga akenshi iyo ubana n'umukunzi wawe, iyo utamuganirije ibintu byinshi cyane birangirika, so niyo mpamvu muri iyi minsi ndi kubagezaho amaseri y'ibibazo muri make bizagufasha cyane mu gutuma ubaza umukobwa mugitangira gukundana nawe cyangwa se umusore mugitangira gukundana nawe. Yes, ibi biragenda ku mpande zombi. Yes, turi kumwe rero, reka dutangire video kano kanya tuganira, tugenda tunatembera kugira ngo tubashe kuganira birambuye. Munyemerere mbanze nsubize iki kibazo mbazwa cyane. Abantu basiga comment bambajije ikibazo bati, ese Natasha, urugo rwiza cyangwa se kugira couple nziza bisaba iki? Hari ibintu bitanu gusa nshaka kugira ngo mvugeho nihuse mbere yuko mbabwira ibi bintu 11, ibibazo 11 wabaza umukunzi wawe kugira ngo umumenye kurushaho. Reka mbanze nsubize iki kibazo. Kugira urugo cyangwa se kuba ufite couple muri makeya itameze nk'izabandi, babandi barwana, babandi bahora mu makimbirane, ugasanga couple yawe iri ku rwego rwiza cyane. Hari ibintu bitanu biranga couple nk'izo ngizo. Ikintu cya mbere nuko usanga aba bantu bazi kuganira neza hagati yabo bombi. Aba bantu usanga muri makeya ari aba best friend. Mu ruhe rwego? Ni ukuvuga yuko mbere yuko babana baramenyanye bihagije cyane. Ni hahandi umwe adatinya mugenzi we, buri muntu wese muri makeya yisanzura ku wundi. Ikindi ugasanga yuko nta upfana ijambo, bazi kuganira kuri buri kintu icyo ari cyo cyose, cyaba cyiza cyaba kibi. Muri uwo mubano usanga yuko muri makeya ikiganiro cyabo kiba kiri perfect iteka ryose. Ikindi kintu ahangaha uzasanga aba bantu bazi kubahana hagati yabo, nta utesha agaciro mugenzi we amushyira hasi cyangwa se abona yuko adashoboye cyangwa se umwe ari hejuru undi ari hasi. Usanga muri makeya bubahana ku rwego rwiza cyane. Ikindi ahangaha uzasanga iyi couple ifite ikintu cyo kwizerana mu buryo butangaje cyane. Hahandi usanga yuko umuntu atereka telefone ye, mugenzi we akayibatura, ugasanga mugenzi we nta nicyo bimubwiye, kubera yuko azi neza yuko uwo bari kumwe nawe 100% n'uwo ngo bari mu rukundo hamwe. Nta bandi bantu ahereza opportunity aho hanze. So ni ukuvuga yuko kwizerana kwabo ni kimwe mu bintu bishobora kuba biranga iyo couple. Ikindi ahangaha uzasanga aba bantu bafite ubwumvikane. Ubwo bwumvikane mu ruhe rwego? Hari igihe umuntu ashaka nko gukora ikintu, mugenzi we akabona ko hari ko kimubangamiye, ukabona yuko ateye amahane, ntashaka ko icyo kintu gikorwa. Ariko muri iyi couple uzasanga yuko ubwumvikane hagati yabo ari ikintu muri make kibaranga. Urugero ahangaha, niba umwe ashaka gukora ikintu, baricara babiganireho, bumve yuko icyo kintu kiri ngombwa ko gikorwa. Muri makeya bashakishe solution ko icyo kintu cyaza gukemurwa kugira ngo umwe ntaze kubangamira uwundi. Ikintu ahangaha cya nyuma kuri iki kibazo nabajijwe, nuko uzasanga yuko iyi couple ifite ubufatanye buri ku rwego rwiza cyane. Ni ukuvuga yuko iyo hari ikibazo kije hagati yabo bombi, usanga bombi barwana ishyaka yuko icyo kintu kibonerwa igisubizo. Urugero, niba hari uwataye akazi cyangwa se hari intonganya hagati yabo, ni urugero, kuko burya nta bana batakoranyeho amahembe, uzasanga yuko bashaka solution y'icyo kibazo immediatement kugira ngo gikemuke. Niba ari akazi ka umwe yatakaje akazi, mugenzi we azakora cyane kugira ngo arebe yuko ya supportinga
ubundi kuriha amabills, niba hari ikintu maybe abantu bari kubataka mu rukundo rwanyu, uzasanga arwana ishyaka yuko yakuvugira cyangwa se yakurwanira, yakuvugira. So ibyabo mbese bakorera hamwe kugira ngo urukundo rwabo rukemuke cyangwa se rugende neza umunsi ku wundi. Yes, ndumva nsubije icyo kibazo ku muntu wabajije ati ese mariage nziza ni ikihe kintu kiranga, cyangwa se couple nziza nakwifuza gufatiraho urugero rwiza ni ikihe kintu gishobora kuba kiranga. Nibyo bintu bitanu nkeka yuko maje kuvuga aho ngaho. Dore ibibazo rero 11 ngiye kukubwira ushobora kuganiriza umukunzi wawe, yaba ari hafi yawe cyangwa se ari kure yawe, mwaba mubana. Ibi nibyo bibazo muri makeya bizagufasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu rukura umunsi ku wundi, wumva yuko uri ruhande rwe mu bitekerezo, mu umubiri ku wundi, 100% bitewe n'ibi bibazo uko ari 11. Ikibazo cya mbere wamubaza uti niki nkora ukaba wifuza yuko nakireka kubera ko kikubangamiye. Ikibazo cya kabiri, niki ntagukorera ushaka yuko ntangira kugukorera ubu ngubu kikakunezeza. Ikibazo cya gatatu, niki ngukorera kikakunyura nkomeze ngikore. Ikibazo cya kane ahangaha wamubaza uti dushyize ku kigereranyo 1 kugeza ku 10 ni gute nkunezeza. Aha urashaka kugira ngo umenye uburyo care umuhereza muri makeya niba imunyura. Ikibazo cya gatanu, ese waba ufite abo wumva twafatiraho urugero, wambwira impamvu yabyo. Icyo ni ikibazo cyiza nacyo wabaza umukunzi wawe. Ikibazo cya gatandatu wamubaza uti niki cyatumye unkunda, ese uracyakimbonaho. Ikibazo cya karindwi wamubaza uti niki nagukoreye cyashobora kuba cyaraguteye kugabanya kunyizera. Ikibazo cya 8 wamubaza uti nicyo ubona kizana intonganya hagati yacu kenshi, kubera iki, twabihindura dute. Icyo ni ikibazo cyiza cyane, uraza kubona ibisubizo bigutunguye. Ikibazo cya 9 ahangaha wamubaza uti ni ryari wumvishije ubabaye cyangwa se uremerewe, ese hari icyo nagufashijemo. Ikibazo cya nyuma ahangaha wamubaza uti ese kuri wowe kuguca inyuma bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki. Ikindi wamubaza ahangaha uti ingaruka zabyo nizihe. Nibyo bibazo uko ari 11 wabaza umukunzi wawe muri makeya mu gutuma umenya byinshi cyane kuri we ndetse nawe akamenya byinshi kuri wowe. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuyihereza thumbs up. Ikindi wibuke ukore share kugira ngo ufite ikibazo cyo kuba yabaza mugenzi we ibibazo nk'ibi ngibi iyi video ibashe kumugeraho. Urakoze cyane rero, Imana ibakomeza aho muri hose, kandi niba hari ikibazo ufite wibuke ugisige aho ngaho muri comment section. Nk'ibisanzwe ndasoma ibibazo byanyu kandi ngerageza kubisubiza nk'uko mwabimbajije. Niba hari n'igitekerezo ufite, hari video wifuza yuko naganiraho, aho hasi muri makeya niho tuganirira kugira ngo menye ibyifuzo byanyu ndetse nanjye mbagezeho ibyanjye. Iyo tuganira tugenda twungurana ibitekerezo umunsi ku wundi. Turi kumwe rero mu video y'ubutaha. Imana ibakomeze cyane aho muri hose, ibagirire ineza ndetse ikomeze abantu bababaye cyane mu bihe bari gucamo kano kanya. Turi kumwe aho utaha. Ciao, bye bye.